Yesu ashimwe bene data, turabasuje mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabane namwe aho muri hose. Nitwa Luc Karekezi, dusanzwe tubana ku Nteguza Ministries kuri iyi channel. Harashize iminsi hari abantu bambaza ngo ko tudaheruka kukubona uri kumwe na madamu, byagenze gute? Ariko uyu munsi yangiriye neza, yemeye kuza. Rero Imana ibaha umugisha kandi nawe turamwakiriye. Reka basuhuze nawe abibwira bashya, hari abashobora kuba batazi izina rye. Abibwire narangiza anadusengere tukomeze tuganira ijambo ry'Imana n'icyo Umwuka yashyize ku mitima yacu. Yesu ashimwe cyane, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Nitwa Nirwa Vestina, umumama w'abana 5 n'umutware ari wowe uyu nguyu turi kumwe. Uyu mwanya rero nejejwe nuko nongeye kuboneka kugira ngo tuganire. Rero ndabashohoje mu izina rya Yesu. Umwami aduhane umugisha muri byose. Reka twiragize Imana muri uyu mwanya. Amen. Data, icyubahiro kibi cyawe turagushimiye kubw'ineza yawe, kubw'uburinzi bwawe. Wabanye natwe, wakoze kugeza ubu turi bazima, n'imbabazi zawe izina ryawe rihabwa icyubahiro. Aka kanya rero turakwiragije ngo ubane natwe muri iki kiganiro tugiye Mwami kuganira na bene data bari ahatandukanye. Data duhane umugisha kandi ikiganiro nacyo ugihe umugisha, ndetse uduha ubwenge mu byo twavuga n'ibyo twakora. Mwuka wera bari uganza, turakwiragije ube hagati muri twe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. 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 Yesu aguha umugisha. Yego, twongeye kubakirana none mu kiganiro tugiye kugirana. Tumaze iminsi tuganira ku bijyanye n'umuryango, sheri. Yego. Tumaze iminsi tuganira ku bijyanye n'umuryango. Ari we warabikurikiye na bene data bamwe barabikurikiye. Ariko uyu munsi nifuje kugira ngo dufatanye kubiganiraho. Yego. Dufatanye kubiganiraho kandi tuganira ku kintu gikomeye. Imiryango muri iki gihe irageramiwe, umuryango urageramiwe. Iyo turebye amadivorce ariho, ibibazo biri mu muryango ni byinshi. Hari imiryango wumva ngo yamaze amezi 3, indi ngo yamaze amezi 2, indi ngo yamaze umwaka ingahe, ugasanga ni ibibazo. N'indi nayo kumva imeze nk'iri mu manegeka. Ariko uyu munsi hari uri umumama wabivuze, ufite abana 5. Umumama ukuze nubwo hari benshi tukunda kuvuga ko bitagaragara. Ariko ntabwo ukuze cyane nanone. Uracyari hafi kandi ufite experience waciyemo kandi uyicamo nk'umuntu w'Imana. Abantu b'Imana bakeneye kumenya ngo mbese ni gute twakitwara mu muryango, ni gute twategura imiryango yacu, ni gute twagenda, ese ni gute twagira imiryango myiza. Ari umusore mperutse kuganira nawe ambwira ko yafashe icyemezo cy'uko atazashaka, yuko atazashaka, ko afite experience itari nziza ku buryo ntabwo yifuza kuzashaka umugore. Ubwo rero uri kumva ibibazo bifite imiryango ifite deja mu itangira ryayo ni byinshi, ariko ndibaza ko Imana ibasha kugira ikivugana n'abantu bayo. Yuko hari Imana agiye kubwira mu rugendo wagenze, nawe wubatse umuryango, warashatse, wabaye umukobwa, wanyuze mu bihe bya fiançailles byose, wakoze mariage, ufite urugendo, ufite ubuhamya wabwira abantu, ufite kandi n'ubuntu bw'Imana wasangiza abantu. Niko yenda nanjye navuga hari icyo twabwira abantu b'Imana ku bijyanye n'ibibazo umuryango ufite. Rero hari ikibazo nifuza yuko cyayobora iki kiganiro, kivuga ngo niki gituma umuryango uri gusenyuka, niki kiri gusenya umuryango, niki kiri gusenya umuryango, kandi tukabivuga nanone nk'abantu b'Imana muri angle rusange, ariko nanone muri angle y'abantu b'Imana. Sinzi yenda hari ikintu wegeze kunsangiza, numva wasangiza na bene data, kijyanye n'ibyuho biri mu muryango. Ibyuho bitandukanye biri mu muryango, umwanzi aheraho asenya umuryango. Kuko burya umwanzi niwe usenya umuryango. Umwanzi mvuga ni Satani. Umuryango ni umushinga w'Imana, niyo yawutangiye kandi niyo iwukomeza. Ijambo ry'Imana rivuga ngo iyaba Uwiteka atari we wubaka inzu, abayubaka bayubakira ubusa. Rero Imana niyo yubaka umuryango, ariko Satani niwe uwusenya. Iyo rero imiryango iri gusenyuka, ni imirimo ya Satani biri kuba, kandi Yesu yaje kumaraho imirimo ya Satani. Rero uyu mwanya ndagira ngo tuganire ni ibihe byuho byaba biri mu muryango, byaba umwanzi yabacamo, niziye impamvu zaba ziri gutuma umuryango usenyuka.
dufashe aho ngaho kuri icyo kibazo. Mu ruhande rwanjye rero icyo navuga nk'uko twabiganiriye yuko hari ibyuho nyine nashakaga kuvuga ni nko kuvuga ngo ntabwo umuryango upfa gusenyuka gusa, haba hari impamvu, kandi ni ukuvuga ngo iyo mpamvu ntabwo aba ari ibintu bisha ako kanya, ahubwo ni ibintu biba biri nk'ibimaze igihe. Vuga ngo umwanzi kwinjira ni uko yinjira afite aho anyuze, ari byo rero twise ibyuho. Vuga ngo hari aho umwanzi aboneraho guca kugira ngo asenye umuryango, byaba biri gutuma umuryango usenyuka. Ni uko ubona ko kenshi muri iki gihe abantu bari kujya gushaka ariko bari batarabyiteguye, bameze nk'aho ibyo bagiyemo batabizi. Ukurikije abo tuganira bikagutera kwibaza, ariko ubu uyu muntu yagiye gushaka azi icyo agiye gukora, ese ubu yari yarabyiteguye? Mbona rero cyane ari uko abantu ubona ko bagenda mu by'ukuri bari nk'aho batiteguye, batazi icyo bagiye gukora icyo ari cyo. Nko kwitegura, icyo nabivugaho ubundi ni ukuvuga ngo umushinga wose umuntu agiye gukora ntabwo ari ibintu uvudukira ngo wikubiseho, naho bwaba ari ubucuruzi, buryo babanjije kubitekerezaho icyo waba ugiye gukora cyose. Rero urugo narwo ni umushinga, ni umushinga uba ukwiriye kubanza gutekereza. Bivuga ngo umukobwa iyo abyirutse muri we, ntekereza ko mu kintu cyitwa gushaka aba agitekereza, sibyo? Rero mvuga ngo gutekereza ni kimwe, ariko no gutegura ni ikindi. Mu gihe uri kuvuga ngo nzajya gushaka, nzajya se kubaka urugo, ukwiriye mu myitwarire yawe, mu mibanire yawe n'abantu, nabyo buriya ni kimwe kigufasha kwitegura. Nk'urugero wenda nakwiheraho, mu gihe cy'ubukumi bwanjye, kubera yuko nari nkijijwe, kandi nanone uko nasengaga nk'abantu babasha kuba bazi iby'uko abantu basenga bavugana n'Imana, ubwo ndavuga ku bantu abari bubyumve n'ababisobanukiwe. Nk'iyo nasengaga mu gihe cyanjye cyo gusenga, n'ubusabane nagiranaga n'Imana, mu makuru nahabwaga amakuru y'urugo, yuko nzashaka, yuko nuko nzabyara, nkabwirwa mu buryo bw'ubuhanuzi. Yego, mu buryo bw'ubuhanuzi nyine. Nuko rero uko narushagaho kubwirwa iby'urugo, uko izanyubakira urugo, ibintu nk'ibyo byatumaga ndushaho kubitekerezaho. Noneho ntangira kwitegura. Rero aricyo nari nshatse kubasangiza, uburyo ki rero nateguraga iby'urugo rwanjye rw'ejo hazaza Imana yambwiragaho. Nuko nari narihaye intego zigera kuri 3. Nari narihaye intego 3 zafashaga gutegura urugo. Intego ya mbere nari naravuze ngo nzirinda kugira ngo nzihesha agaciro nkiriho nitwa umukobwa. Kandi vuga ngo ni iyo ntego yari mu bitekerezo byanjye nyine, yari yo kumfasha kugira ngo niba nzashaka ariko mfite amakuru meza. Amakuru meza uri kubyumva, nta muntu ntunga urutoki ngo uriya mukobwa wo kwa runaka, ngo cyangwa se ngo uriya mukobwa wahanaha. Sinari nkeneye umuntu ushobora kuzumva mu matwi yanjye amvugaho ubuhamya butari bwiza. Rero naravuga ngo nzirinda kugira ngo hatazagira umuntu ntunga urutoki, turiya mukobwa gutya. Iyindi ntego nari ifite muri njye, navuga ngo nzirinda mu bukumi bwanjye kugira ngo ntazigera mpemukira umuntu Imana yateguye tuzabana. Kubera iki? Nari naragize umugisha wo kwigishwa ko umuntu yaremewe umuntu umwe. Niba uri umusore waremewe umuntu umwe, niba uri umukobwa waremewe umuntu umwe. Ubwo ravuga ngo muri gihe hari haramaze kuzamo gusobanukirwa ngo mfite umuntu naremewe, Imana ijya kundema, hari uwo yandemeye tuzabana. Ukubyumva rero, ubwo icyo gihe rero ibyo umva, izo ntego nazigenderagaho, yuko kwirinda ko umuntu Imana yaba yaranteguriye namuhemukira.
ko ntashobora kuzigera nabonana n'umuntu atari uwo nzi neza yuko Imana yanteguriye. Indi ntego rero nari mfite muri njye ni ukuvuga ngo nzirinda kugira ngo nzaheshe Imana icyubahiro mu gihe nkiriho nkitwa umukobwa. Ibyo rero byarafashije gutegura urugo rwanjye Imana yambwiraga. Mu kwirinda rero ko hari umuntu wantunga urutoki byamfashaga kugira ngo ahari na wa wundi Imana izaba yaranteguriye hatatazumva amakuru atari meza nabyo byamuca intege. Kandi ikindi kumva ko mu gihe tuzaba tumaze kubana naririnze kuba namuhemukira azaba afitiye icyizere kandi numvaga bitewe n'uko nigishijwe ari ishema mu rugo rwanjye imbere y'uwo nashatse, nanjye ubwanjye numva ko hari ukuntu nifitiye icyizere. Ari naho mvuga buriya iyo umukobwa cyangwa umusore agize ukuntu ajya mu ngeso mbi nk'izo ngizo deja aba ari kwica ejo he hazaza cyangwa se ejo h'urugo rwe, aba ari kurwangiza kuko ni ibintu byangiza urugo. Iyo mubanye hari ingeso mbi nk'iyo bituma namwe ubwanyu n'ubwo mwabana nta cyizere muba mufitanye. Hari ukuntu aba gutekereza cyangwa se nawe hari ukuntu uba umutekereza, nta cyizere kiba kiri hagati yanyu. Ubwo rero uvuga ngo ibyo narabyigengeseragamo, bivuga ngo rero urugo rurategurwa. Ikindi guhesha Imana icyubahiro, naravugaga ngo ejo hanjye h'urugo rwanjye ruzabe ruri mu Imana, ku buryo Imana nayo izabibona ko mu bukumi bwanjye nayubahishije kugira ngo izarusheho kubana nanjye. Vuga ngo rero urugo ni ikintu gitegurwa. Iyo utateguye urugo ukarwinjiramo gutyo utarabanjije kubitekerezaho mu rugendo, ahandi nyine navuga aho ngaho bishatse kuvuga ngo urumva iyo yari imyitwarire yanjye y'igihe cy'ubukumi bwanjye. Bivuga ngo imyitwarire y'umukobwa cyangwa y'umusore, uburyo yitwara mbere yo kubaka urugo, nibyo biba bizatuma agira urugo rwiza cyangwa agira urugo rubi. Rero kimwe mu bintu biri gusenya umuryango muri iki gihe ni ukuba abantu bari kujya gushaka, kumbe urugo baramaze kurwangiza kera bitewe n'ukuntu bitwaye mu bukumi bwabo cyangwa mu busore bwabo. Ntabwo ari ibintu biri gupfa kuza gutyo gusa, ahubwo ari umusore ari kujya gushaka we ubwo ahubwo yitwaje intwaro zo gusenya urugo, yitwaje amasuka n'amapiki n'imihoro, nuko n'umukobwa nawe nuko nyine akagenda bitewe n'uburyo yagenze yitwaje ibirusenya. Niyo mpamvu rero uri kubona ingo abantu benshi bari kubaka urugo, wajya kubona ukabona rimwe kabiri gatatu rurasenyutse. Ibyo rero ni ibintu kuba umuntu atarateguye urugo ngo agire kwirinda mu gihe ari umukobwa, ibyo bisenya urugo. Ibyo byose byumvikana yuko wowe wagenze urugendo usanzwe ukijijwe. Yego. Wakijijwe ufite imyaka ingahe? Wangana gute? Ubwo navuga mu kubatizwa kwanjye nabatijwe n'ubundi mfite imyaka 12, ariko na gusobanukirwa ngo mvuge ngo ibintu by'Imana ndabisobanukiwe neza nari ndi mu myaka 14. 14 wari warakijijwe? Ni ubuntu bw'Imana wagiriwe gukizwa ukiri mutoya, ariko hari abantu baba barakuze batazi Imana bakavuka muri famiye gutyo, ugasanga mu by'ukuri ntabwo babashije gukizwa bakiri batoya ngo bakure bafite kubaha Imana muri bo no gutinya, kuko ntaho ngaho waravuga ati mbo ntazatukisha izina ry'Imana, ntazahemukira Imana, ntazahemukira tuzabana, zari indangagaciro z'umuntu w'Imana. Hari abantu rero bakura bakazajya gukizwa ariko barabanje kuba mu mwijima. Ese nk'abo ngabo wababwira iki? Byagenda gute? Hari igihe yenda bataririnze ariko bikarangira nyine ashatse ariko atarigeze yirinda. Ese uhungu wamugira ihe nama? Ariko se nyuma akakizwa? Icyo ushatse kuvuga kuba hari ingeso mbi yaciyemo hanyuma akaza gukizwa?
inama namugira sinzi mbo utarakizwa we wamugiriye he wamugiriye gukizwa okay urabyumva utari wakizwa ni ukumugira inama yo gukizwa kuko buriya aho Yesu atari Satani abahari kandi buriya aho Satani ari nta mahoro abahari nta n'ejo hazaza haba hahari kuko Satani intego ye niyo kwica ejo hazaza h'abantu naho uwakijijwe yarakijijwe ariko yabanje guca muri ibyo ngibyo wari kuvuga ngo benshi bagenda gushaka batiteguye ukavuga ku myitwarire bagira batari mari ugasanga nyine yica urugo rwabo rw'ejo hazaza wari kuvuga ko abantu bitwaza amasuka yo gusenya urugo bazubaka hari umuntu n'uyu mwanya ukurikiye ikiganiro ariko ayo masuka n'amapiki yo gusenya urugo rwiwe akaba yikoreye n'uyu mwanya ariko ari gushaka kwimarira ariko yarakijijwe ariko yabanje guca muri ubwo buzima nyine burimo kutubaha Imana ese wamugiriye ihe nama ibyo byararangiye urugo ranje kwigwisenyera byararangiye nta kizere twavuze ko turi buganire kandi nk'abantu b'Imana atari ukuvuga ngo ibintu byaracitse byarayogotse haracyari ibyiringiro haleluya amen haracyari ibyiringiro yuko igiti cyatemwe cyakongera kigashibuka byonyine kumva ngo wenda umuntu yagendeye muri uwo mwijima kubwo kutamenya nyuma aza kuvirwa n'umucyo witwa Kristo amenya ukuri arakizwa ibyo byonyine ni icyizere cy'uko ibya kera byakwibagirana agatangira ibishya kandi akazubaka urugo rwiza kuko dufite ibihamya nk'urugero hari umwe wenda natangaho urugero yari umukobwa ariko agira ikibazo cyo kwiyandarika nyine mu bukumi bwe agira izo ngeso mbi z'ubusambanyi yitwara nabi yari wa mukobwa ubasha kugenda akamara iminsi 3 ari iyo ngiyo ari kumwe n'umuhungu tu n'abasore muri ghetto akamara icyumweru yaravuye iwabo kandi tubizi neza ati nta bindi arimo nuko ariko nyuma aza gukizwa mubwiriza ubutumwa bwiza hama arakizwa ajya mu nzu y'Imana ageze mu nzu y'Imana rero ahahurira n'umusore aramukunda amukunze nibwo yaje kumbwira ati rero ese waruzi ko ufite fiance amen byiza cyane ariko rero ufite ikibazo ati ibintu naciyemo ko abantu benshi babizi nabimenya bizagenda gute nanjye muganiriza nk'umuntu w'Imana ndamuhugura ndamubwira ati rero ikintu cya mbere nakubwira niba uwo muntu ubona ko afite gahunda umva ashaka ko muzabana icyitonderwa cya mbere no kumubwiza ukuri ukamusaba imbabazi mbere ariko sinabanje kumubwira ngo ukamusaba imbabazi naramubwira ati cya mbere ni ukubanza kumwibwira ukamubwira urugendo rwawe byo waciyemo ingeso mbi wagendeyemo ntumuhishe rwose ushake kwiyoberekanya ushake kumwereka ko uri umukobwa rwose uri nyampinga nuko bya bindi by'abakobwa b'iki gihe baba bashaka kwiyoberanya ku bahungu kugira ngo bakunde ndamubwira ati iryo kosa ntuzigere urikora umubwize ukuri kose ku rugendo rwawe byo wakoze byose ntihagire na kimwe umuhishe hanyuma rero mbwira ati ibyo nabiciyemo kubwo kutamenya ariko ubu namaze gukizwa rero numara kumuha ubuhamya bw'urugendo rwawe mubwira ati njye nuko nguko ndi uwo nyine ntaho ngwishe sinzi niba ukomeza kunkunda cyangwa se utarakomeza kunkunda ariko nifuje kugira ngo unkunde ariko uzukunze uwo ari we urumva yabanjije kugira ubwoba aravuga ati atazahita nyanga rwose buse ibi ndavuga ati ntuzagire na kimwe uhishe na kimwe ariko kandi ibyo ngira ngo bikunda kubaho ku bakobwa nyine baciye mu nzira zitari nziza nk'izo ugasanga nyine bagize impungenge nimba imubwira ko nakuyemo inda nimba umubwira ko byagenze gutya na gutya arahita nyanga akavuga ati reka mbireke ne kubimubwira none se hari ikibazo ni ikihe kuki wamubwiye ngo ntazabimuhisha azabimubwire kuko uyu mwanya hari undi nawe uri muri iyo kesi
ukurikiranye iki kiganiro uri muri iyo kese nawe afite ibibazo nk'ibyo ngibyo yaciyemo afite impungenge z'uko uwo bakundana nabimenya hazaba ikibazo. So wewe wamugira inama nawe yo kubibwira uwo muntu bakundana, cyangwa wamubwira ati gira ubwenge uko biri kose ibyo bintu bimenye bya bibazo ashaka guhita gukubitira hareba inzega ugasanga isosi iguyemo inshishi? ngiye kubivuga mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere ni ukubwira umuntu waba uri aho ashobora kuba afite fiyanse batari babana, ibyo bintu byaramubayeho, akaba ari ingeso mbi yakuyemo inda, afite umwana wenda iwabo, cyangwa se hari andi mateka muri, cyangwa se byonyine nuko yiyandaritse, kuko deja nkuko nabivugaga ubumuhemukiye uzi neza yuko uwo muntu mugiye kubana ni wenda ntimurakorana ibyo byaha, ariko hari abandi mwabikoranye. Rero ikintu cya mbere mvuga ni uko ugomba kumubwiza ukuri muri ya mashoka n'amapiki navuze, nabyo birimo. Kutamubwiza ukuri ni ishoka ububitse, kandi amaherezo uzayikoresha urusenya. Ni ipiki rwose wibitseho, nutabimubwira ni ukuri amaherezo ruzasenyuka, kubera yuko byonyine kubaka urugo ukarwubakira ku kinyoma, icyo cyonyine icyo kinyoma ni ipiki, ni ikintu kizasenya urwo rugo. Amaherezo naza kubimenya utarabimubwiye, deja aragutera icyizere, arahita atangira no kugutekerereza n'ibindi, ahubwo umucange, kandi uko gutuma agutekereza ukundi, deja urumva umwanzi yamaze kwinjira muri urwo rugo. Kubakira ku kinyoma ni ikintu kibi. Ushobora kwibwira ngo urugo rurahari, ariko nta ruba ruhari. Ibyiza ni ukuvuga ukuri, ukamubwira ibyo, niba ufite umwana iyo ngiye iwanyu cyangwa se n'ahandi ukabimubwira. Niba waba waranakubaganye ugakora ibyo byaha by'ubusambanyi nabyo ukabimubwira. Hari n'abakobwa rwose, ese mukobwa nuko nyine nta kintu waba warakoze, ati hoya rwose mana yanjye, ati ntabyo rwose. Uko nguko umubeshya, nibiza kurangira agushatse ariko afite ukuntu akwiringiye ukura atari kuri, deja nimumara kubana uzaba ushize ikibazo hagati yanyu. Icyo rero kiri muri bimwe biri gusenya urugo. None se aho ngaho, ukiri aho ngaho, ndumva ari ibintu bitoroshye. Umukobwa wese uyu munsi ufite fiyanse, uramugira inama yo kumubwira ibintu byose bimeze gutyo by'amateka yiwe yaciyemo mbere y'uko babana, cyangwa yarindira bagakora ubukwe ahubwo akabona kubimubwira? Oya, ubu se nanone bamaze gukora ubukwe yamufatishije ibyo bintu rero byo kuvuga ngo ndamutomboye, reka ati yahita nyanga. Deja nubwo ugiye wibwira nyine ngo uramutomboye, urugo urarubonye ariko nta ruhari, kubera ko ibirusenya urabifite. Ahubwo ikintu mvuga ku mukobwa ufite fiyanse, buriya abafiyanse baratandukanye, usibye ko ab'iki gihe bo nyine bagendera ngo bagarira yose, ngo kuko utazi irizera n'iritazera. Bivuga rero amaherezo wenda hari ayo ubagarira ukabagarira, ugahita uvuga ati ariko iri ngiri ryo rizera. Iryo rero ubona ryamaze kwera, ubona ko urifitiye icyizere ko rizera, ubona ko mwamaze kubyemeranwa rwose, ari umuntu uri seriye ufite gahunda, niwe ugomba mbere y'uko mukora ubukwe ugomba gufungurira umutima ukamubwira amateka yawe y'urugendo rwawe. Hama mukimariya akuzi atakwibeshyaho, atagiye agutekereza ukundi kunagufitiye icyizere, hanyuma cya cyizere yaragufitiye nimumara kubana asanga nta gihari, deja navuze ngo ruba rusenyutse. None se nta risike yuko nabivuga nyine n'ubundi bazamwanga? Rero iyo risike ntayihari. Icyo rero ni nacyo kibazo kiriho. Barashaka nyine kubaka urugo barwubakiye ku kinyoma. Iyo risike rero ibyiza aho kugira ngo ugereyo irumare kabiri, rumara ukwezi kumwe cyangwa 3, wamenya umubwije ukuri mukagendana
mukagendana by'ukuri ubizi neza ngo uyu muntu ankundiye iki. ariko nyine iyo risk irahari, iyo risike se bashobora kumwanga. buriya rero kuko uyu munsi umuntu uri kumva iki kiganiro akagenda akabikora bakaza kumwanga, haravuga ati ariko ibi bintu ni Vestine wabinteye, nabyumvise mu kiganiro arangije ndagenda ndabikora none dore banyanza. buriya rero reka nkubwire, umusore uzanakwanga kuko umubwije ukuri nawe ntazaba ari seriye. njyewe ahubwo ubwo wenda hari n'umusore uzagikurikirana ugize amahirwe ukabona umukobwa ukubwiza ukuri k'urugendo rwose atakubeshya, ahubwo uwo niwe muntu uzitondere, wa muntu ugira akakwiyoberekaho akwereka igihande kimwe kandi hari ikindi aguhisha. deja we musore niba ufite gahunda yo kubaka ugashaka umuntu umeze utyo, byanga bikunda niwe uzagukoza isoni ejo hazaza, zashiguka rwose bigucanze bukwe bwabaye nibyo ariko ngo urwa rugo rwasenyutse. ese iryo ni ryo shema? ibyiza ni uko washaka umuntu uzi neza utamwibeshyeho. ariko rero nanone abasore nanjye ndabavugira, nanjye nabaye we kuko ushobora kumubwira ibintu waciyemo akumva ntabwo yabyihanganira, akumva njyewe yahoze asengera umukobwa utaraciye muri izo ngeso, none uramubwira ati izo ngeso naziciyemo, arakwanze nese wavuga ngo ntabwo ari seriye. buriya rero reka nkubwire, bakakubwira nyine ati sorry wihangane rwose, njyewe umuntu tuzabana ni umuntu utaraciye aho ngaho. hari nabyo ahubwo umuntu yanaheraho kuvuga ati koko niba uyu muntu ari uwanjye aranyemera ukundi, azabyakira. niba atabyakiriye menya ko hari undi Imana yaguteguriye. ese ubundi kuki umuntu yakwishimira kwicira inzira y'ubwe bw'ubucakura bwo kubeshya bw'amayeri bw'amanyanga? ariko buriya nta kuntu haba harimo kutizera Imana no kwirwanirira. nibyo nyine mvuga kwirwanirira. niba nibyo narivuze ni ntabwo ubundi umuntu akwiriye kubaka urugo rw'uburyo bwo kwirwanirira. niba koko wizeye Imana hagati aha ngaho ubwo harimo cya kindi cy'ukuntu abantu bari kuba mu nsengero bumva bakaba mu rusengero ngo barakijijwe n'abarokore humba ari inkozi z'ibibi. ubundi niba uri umurokore kuki ugendera ku kinyoma? Imana yacu ni yera. kubera icyo ushaka kubakira urugo ku kinyoma kandi unavuga ngo uri umuntu w'Imana? Bibiliya iravuga ngo ninde uzahagarara ku musozi w'Uwiteka? ninde uzahagarara ngo nuvuga ukuri nk'uko kuri mu mutima we? none se niba ukuri uri kuvuga atari ko kuri mu mutima, deje urwo rugo urumva Imana ururimo? rero abantu bakwiye no kwiga kwizera Imana ko ari yizi icyo yabateguriye, icyo yabateganyije, niyize ejo hazaza. weho wikwirwanira ushaka kwiteganyirije ejo hazaza, kuko deja nta nubwo uzi n'urwo rugo uko bimeze. ahubwo iyo aba bantu bifuzaga kubaka urugo barwubakiye ku Mana, urwo ni rwo rugo nyakuri kandi ruba ruzaramba, rugahesha Imana icyubahiro. fondasiyo nyayo ni urugo rwubakiye ku kuri kandi ku gukiranuka, abantu bazi neza ngo uru rugo Imana rurimo. ariko benshi bari kubaka urugo mu by'ukuri barwubakiye mu bubi nyine, bitwaje ya mashoka, urugo rutari mu Imana, rutari mu agakiza. icyo nicyo kibazo. baciye mu ngeso mbi, barasayishije. hari n'abasigaye bagenda ahubwo bameze nk'abiyahuze, avuga ati n'ubundi pati byararangiye, kubera imyitwarire nyine yagize, nta cyizere nawe ubwe yifitiye, ameze nk'uwamaze kwiyegurira Imana. n'ikindi aho ngaho ntarajya kure ntareka kuvuga, abantu basigaye bubaka urugo bagashyingirwa ariko nta ntego yo kubaka umuryango. basigaye bubaka urugo ariko mu by'ukuri batarwubatse bafite intego yo kubaka umuryango. kubaka umuryango icyo mvuga ni wa muntu uba ugiye afite gahunda yo kuvuga ngo ngiye kubaka urugo rwanjye, kandi urugo utekereza ejo hazaza kuko ari urugo ruzaramba, ruzagira umumaro. sinzi ukuntu nabivuga. rero urugo rero rutubakiye ku gutekereza
ko kuvuga ngo intego ni umuryango. Narukubwira abakobwa bari kujya gushaka ariko mu by'ukuri afite ikintu akurikiyeho umuhungu, amukurikiyeho amafaranga, kashi nyine urabona ari akantu afite, amashuri, ibintu nyine bigaragara bifatika. Umuntu uri kugenda akurikiye utwo tuntu ntabwo wavuga ngo intego ni uko afite gahunda yo kubaka umuryango nyawo. Ni nayo mpamvu rero twebwe turi kubona abantu bashinga ingo bakubaka, tukibwira yuko bagiye kubaka umuryango kandi ahubwo hari ibindi bintu bakurikiranye. Kenshi iyo bagezeyo bya bintu bikabura uko babitekerezaga bikanga, cyangwa se ntibanabihuzemo, nibwo ushibuka ubonye bishwanyutse. N'abasore rero nuko bari kujya gushaka abakobwa ariko mu by'ukuri nta ntego yo kubaka umuryango uhari. Amukurikiranyeho amafaranga, arimo arirebera wenda ayo mashuri ariko urugo nyarwo ruzaramba rugakomera. Icyambere ni urugo rurimo Imana, kandi icya kabiri rwubakiye ku rukundo. Urugo rutari mu Imana kandi rwubakiye ku bintu bifatika, bifatika ntago ruramba. Ngira ngo hari ikindi wavuze nanone rwubakiye no kukuri. No kukuri. Kukuri niko gukiranuka. Ikinyoma umuntu yakigeranya na n'imungu ya fondasiyo n'ikintu urabona fondasiyo, umuntu yubaka fondasiyo y'inzu ashyiramo amabuye akomeye. Ushyizemo ibuye by'ibishonyi ejo byagira gute bigashonye inzu ikakugwa hejuru. Washyizemo ibuye by'ibishonyi. Ngira ngo umuntu yabigeranya n'icyo ngicyo cyo gufata ikinyoma ukakibakiraho, kandi ejo uwo muri kumwe yakibona mugatangira intambara mu rugo. Arizo zigeraho zikavamo na kwa gutandukana, na kwa gusenyuka, na kwa kubana nabi, na kwa kurebana nabi. Umuryango ukaba urasenyutse. Ariko dusubiye inyuma gato yahoze uvuga ku bijyanye no kwirinda, utanga n'urugero rwawe uburyo wirinda mu buryo bwo gutegura urugo cyangwa se umuryango wawe uzubaka. Muri iki gihe hari ibintu njya mbona mu bantu bavuga bati rega nta muntu muzima ukibaho, abantu bose babaye abasambanyi, abantu bose bagiye muri ibyo bya nta muntu ukirinda ubaho. Abakobwa nta wirinda ubaho, abahungu nabo nuko nguko. Ubwo twese nyine bakavuga ati twese ubwo nuko tumeze, tubwo nta mpamvu yo kwirinda, ubwo nyine tuzabaho ko tuzabaho ariko nta mpamvu yo kwirinda, nta muntu muzima ukibaho. Ubivuga iki? Icyo ni ikinyoma cyambaye ubusa. Niba ari icyambaye ubusa sinzi ukuntu njya numva bayivuga, ariko icyo ni ikinyoma cya Satani. Kandi ni imwe mu ntwaro Satani ari gukoresha. Inka ya mvugo se yaje ngo reka ngo nirire mwana nirire nta myaka 100. Satani afite ibinyoma yazanye mu bantu, abagore ku bwenge, kugira ngo arusheho kubayobya, barusheho gusayisha abone uko abafata. Vuga ngo nta mukobwa muzima uriho, ni ikinyoma cya Satani. Ni imwe mu buryo bwo kugira ngo Satani abone uko wa musore nawe ababaye nk'uwihebye, apfe gufata ibyo abonye byose, terema ndetse muzima nzamukuraye. Reka nyine uwabonye wese kacakira, n'ubundi niho hahandi nta muzima uriho. Ariko ntabwo ari kukuri. Umuzima arahari. Abantu bazima bariho. Bavuga ati uzamushakire. Abantu bazima barahari, Imana iba bafite. Ijambo ry'Imana avuga ngo hari ibihumbi 7 bitarapfukamira Bayali. Amen. Rero bivuga ngo hari umwe bigeze nyine abimbwira ngo reka ngo nta mukobwa muzima kiriho. Noneho ndangije nubwo se uri kubimbwira gutyo njyewe ndi muzima, nari nkiri n'umukobwa. Ubimbwira gutyo njyewe nzi neza ko ndi muzima. Ubwo kuri se urumva kwaba kuriye ngo muba mutubeshya nibiki. Ariko mu by'ukuri ndi umuhamya wo kuvuga ngo hamwe no kwizera Imana, ntabwo Imana yapfushije abantu bose. Ahubwo ikibazo abantu nibasenge bayoborwe n'Imana. Abakobwa Yesu arabafite kandi batiyandaritse. N'abasore kandi barahari nabo batiyandaritse. Ahubwo ikibazo twe turashaka gukoresha ubwenge bwacu twicira inzira. Rero nahumuriza umukobwa
nahumuriza umusore byongeye niba ufite amahirwe ko wamenye Imana, ufite Yesu muzima wakijijwe utabivanga, atari bya bindi by'iki gihe byo kuba mu nsengero ariko nta gakiza kazima gahari abantu n'abapagani bo mu rusengero, ukaba uzi neza ko ufite Kristo muzima mu mutima wawe. Senga Imana ahubwo iguha icyerekezo. Haleluya, amen. Ijambo ry'Imana riratubwira uburyo ki Petero nyine ngo bari baraye ijoro baroba, nuko barenda barikesha nta kintu bafashe, bagira amahirwe rero ko bari kumwe na Yesu. Yesu arababwira ati Petero mujugunye muhengeri. Nuko Petero abanza gushidikanya, aravuga ati tubuse mwami twaraye ijoro turoba, ati rwose nta kintu twafashe, ngo ariko kuko bivuze reka mbikore. Amen, amen. Ariko kuko ari wowe ubivuze reka mbikore. Barangije bakora ibyo Yesu ababwiye, bajugunye muhengeri. Barangije Bibiliya iratubwira ngo bafashe ifi nyinshi. Haleluya, amen. Yuga ngo nawe gira umwete wo kwegera Imana. Yesu afite ibifi biri muhengeri. Amen. Uzi ifi muhengeri? Icyakoze nuguma wonyine ku nkombe, nuguma ku nkombe aho ngaho urafata utuntu nyine tw'amafuti. Iziko nuko ngiye kugira nk'uri kubwiriza, wewe wiguma ku nkombe, ahubwo b'umukristo utari uwo ku nkombe, winjira imuhengeri. Imana izagwishurira umukobwa muzima kandi wirinze. Wiba umukristo waha hafi ku nkombe, injira imuhengeri. Yesu azakwereka umusore muzima wubashye Imana. Yesu arabafite, ntabwo bose bapfuye, ntabwo bose bapfapfanye. Amen, amen, haleluya. Hari abasigaye b'Uwiteka, hari abarokotse, barahari, hari abo Uwiteka yizigamiye. Ni ukuri barahari. Amen, amen. Ni ikintu cy'ingenzi cyo kumenya, kuko buriya abantu iyo bari mu mwijima bibwira yuko nta muntu n'umwe uri mu mucyo. Iyo umuntu ari mu byaha yibwira yuko n'abandi bose bari mu byaha. Iyo umugabo ari umusambanyi niwe ufuha kurusha abandi. Uvugishije umugore wiwe atekereza yuko nta kindi ari gutekereza. Kubera iki? Kuba ko nibyo biri mu bwonko bwiwe, nibyo biri. Rero akenshi n'abantu babivuga gutyo, bavuga ngo nta muntu wirinda ukibaho, nuko ari yo circle abamo, nibyo abamo. Abari mu mwijima, aba muri ibyo byaha n'inshuti ziwe. Buriya nyine Bibiliya ivuga ngo imuhengeri hahamagara imuhengeri. Deep calls deep. Ibisa birasabirana mu Kinyarwanda niko bavuga. Ni ukuvuga iki? Iyo umuntu aba mu ngeso mbi, n'inshuti ziwe ziba ari zo mu ngeso mbi. Kuba rero yibera muri ibyo ngibyo kugira ngo azatekereze ngo hari abandi bantu bacyubaha Imana, nta bitekereza. Ntashobora yumva yuko nyine nta biriho. Twese nuko nguko nyine twese twarapfuye. Hajye banavuga ngo buriya ngo uyu muntu ari umujura, mubazi ko abantu bose ari abajura. Cyane buriya umuntu ari umujura, bazi ko abantu bose ari abajura. Ariko mu by'ukuri Yesu aracyafite abantu biwe yarinze, kandi aracyafite abamwubaha, kandi n'abamumenye bari barabaye mu mwijima. Iyo Bibiliya ivuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bishya. Iki kiganiro ndumva cyaba kinini, hari byinshi twari kuganiraho, ariko reka tuzagikomeza ubutaha, kuko kugira ngo yenda kike kuba kirekire cyane ngo abantu bise nibe bagora kugikurikirana. Ariko muri make twasa n'abasubiramo gatoya ku byo twaganiraga ku bijyanye n'impamvu zituma ingo zisenyuka cyangwa se imiryango isenyuka. Ugasanga abantu ntabwo babanye neza, izindi zikaba ziri mu manegeka. Hari ingo ziba ziri mu manegeka, nizo bajya bavuga ngo zirara zishya ngo bwacya zikazima. Kandi hari n'ababyemeye yuko ingo zose ari uko zimeze, yuko rwose ingo zose zirara zishya bwacya zikazima. Nawe ni kubyemera? Oya, none ubwo nabyemera gute urwanjye rutarara rushya? Reka ntabwo rurara rushya ngo bushye buzime. Cyangwa ni kuri social media negeze numva abantu tweze kujyana mu kiganiro ahantu, noneho umuntu umwe aduha ubuhamya aravuga ati abantu rwose bafite ikibazo. Ati baraza ngaha rwose bagakundana, bakajya kuri kamera bagakundana, ariko bamara kuva kuri kamera
umwe agacaha undi agacaha, nta kubana, nta no kuvugana, nta na bayi. mbese ni bya bindi by'iki gihe ngo ni ugutwika. Ariko bagera kuri kamera bakaza gutwika, mugana ngo ni ugutwika. Ariko oya, ntabwo abantu bose ari abatwitsi, ari barutwitsi. Ntabwo abantu bose bapfiriye gushira, ntabwo ingo zose ziri mu manegeka. Hari ingo zashyize imbere, Bibiliya iravuga ngo nashyize Uwiteka imbere ntabwo nzanyeganyezwa. Kandi iyo wubatse kuri Yesu ni urutare, iyo wubatse kuri Yesu abasha kukubakira. Iyo umushyize imbere ayobora intambwe zawe, iyo umushyize imbere arakubakira neza kandi urugo rugakomera. Haracyariho ingo zubaha Imana, haracyariho ingo zibanye neza, zibanye mu mahoro z'abantu b'Imana. Rero ibyo ngibyo turabahamya bo kubihamya yuko biriho. Rero reka duse n'abahinira ahangaha, ariko dusa n'abasubiramo gatoya n'abibutsa buke ibintu tuvuze hangana, ibintu by'ingenzi. Genda n'usanze ikiganiro kiri kurangira, yenda adafite umwanya wo gusubira inyuma ngo abashe kukimenya. Hari ibintu waruvuze bituma ingo zisenyuka. Wavuze cyane cyane cyo kuba abantu bagenda batiteguye. Batiteguye, nibwo nakubazaga nse ni gute bakitegura. Aravuga ati imyitwarire yawe ya mbere y'uko ushaka, imyitwarire ya mbere y'uko ushaka, ariko watangaga ingero zawe, uri gutegura uburyo witwara, urukiri umusore, ukiri umukobwa, uri gutegura urugo, uri gutegura urugo ruzima cyangwa rupfuye, uri gushyiraho fondasiyo ikomeye. Buriya nicyo abantu bakwiye kumenya, fondasiyo y'urugo uyishyiraho ukiri umusore, ukiri umukobwa. Buryo ubuzima ubamo, uko witwara, uri gushyiraho fondasiyo. Kuko kubana n'abantu ntabwo ari ukuvuga ngo ndi umukobwa, ndi umusore, ahasigaye ngiye kubaka. Urugo rwubakwa n'umutima. Bibiliya iravuga ngo umugore w'umutima wese yubaka urugo, ariko umupfapfa we arabwisenyera ubwe. Umutima muzima. Rero hari igihe umuntu yangiza umutima we, ugasanga mu by'ukuri umutima yarawunyanyagije. Nta mutima wo gukunda agifite, nta mutima wo kuba umuntu muzima agifite, ku buryo urugo azubaka ruzaba ari urugo ruri mu manegeka. Rero ugasanga nyine nuko abantu babibonye, ariko kuko nyine inzira ijya kurimbuka irimo benshi, kubera yuko umuntu aba yarahuye na benshi ari ubwo buzima babayeho, yibwira yuko nyine n'abandi ari uko nguko bimeze. Yesu adufashe rero, urakoze cyane kutuganiriza. Nyemerera tuzakomeza ubutaha iki kiganiro, kuko ni byinshi, ariko hari ibindi bavuze ku bijyanye n'ibinyoma abantu bubakiraho. Abantu bubakira ku binyoma, ku buryo bajya gushaka, ariko ugasanga bafite ibintu bahishe bagenzi babo, byazavumbuka rero bikamera nk'ikibombe cyari cyaratazwe ahantu, bomba retardement, umunsi bagikandagiyeho kizaturika. Bombe yari urushoka yasize munsi y'uburiri. Bwo kuzasenya. Kubaka urugo, haranira kubaka urugo urwubakiye ku kuri, rutarimo ikinyoma. Haranira kubaka kugira ngo urugo rwawe ruzakomere, rutazasenyuka, ni uko urwubakira ku kuri, kandi ikindi ku rukundo, icya gatatu ku Mana. Nurwubakira ku bintu bigaragara bifatika, ibingibi ngo isura, ngo ubutunzi, menya ngo ni ukuri ni ku musenyi. Ahandi hose ni ku musenyi, aho hose ni ku musenyi. Ariko niwubaka urugo rwubakiye mu Mana, kandi mu by'ukuri uri umunyakuri, nta binyoma bihari, ufite urukundo ruzima, nta bindi biri inyuma yabyo, byanga bukunda, uwo muryango uzakomera kandi uzaba kwifuzwa. Ubwo rero nk'uko bivuze, ndumva nyine cyane nanone twahumuriza abantu, mugire courage, mwicike intege kubw'ibyo muri kubona byingo biri hanze, ahubwo we haranira ugire n'intego yo gutegura urugo rwawe. Nurutegura neza, ruzaba rwiza kandi ruzaba urwo kwifuza, yaba uri umusore, yaba uri umukobwa. kandi ni ukuri hejuru y'ibyo byose hari Imana ijya yubaka ingo nziza, yuyihaye umwanya. Yesu abaho umugisha. Tuzaganira n'ibindi butaha. Yego, Yesu aguha umugisha cyane. Ndagushimiye cyane ko uyu munsi witabiriye iki kiganiro, kandi baza yuko ubutaha nanone tuzaba turi kumwe. Ndarikira bene data gukora subscribe kuri iyi channel kugira ngo bajye bakurikira ibi biganiro tubasangiza, kandi mbararika kugira ngo mukomeze kubana natwe.
Yesu abaha umugisha. Ushobora kuba ukurikira iki kiganiro ariko ukaba utarakizwa, utarakira umwami Yesu. Nk'uko Vestine yababwiye, urugo rugomba kuba rwubatse ku Mana kugira ngo rubashe kuba mu by'ukuri rukomeye. Imana ikindi wavuze ni urukundo n'ukuri. Ni ibintu by'ingenzi. Yenda n'ibindi tuzaganira bindi, ariko ibyo bintu bitatu ni ibintu by'ingenzi. Imana, urukundo, ukuri. Ni ibintu by'ingenzi. Rero kugira ngo ubashe kubakira ku Mana ukwiriye kuba umuntu wakiriye Yesu mu bugingo bwawe, wakijijwe. Ndagira ngo rero niba utarakizwa dufatanye kugira ngo ubashe kwakira umwami mu bugingo bwawe. Subiramo iri sengesho kugira ngo wakire Yesu. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mu Byahishuwe igice cya 3:20 ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura nzinjirwe dusangire. Nawe rero niba ukeneye gusangira na Yesu, niba ukeneye kubana na Yesu, kumukingurira umutima wawe, subiramo iri sengesho ngo mwami Yesu, numvishe ijambo ryawe kandi ndatsinzwe mu mutima wanjye. Ndi umunyabyaha, mbabarira gukiranirwa kwanjye, umbabarira ibyaha byanjye, uze mu mutima wanjye. Kuva uyu munsi ndakwakiriye, ndakijijwe, unyobore, uzangeze iwawe mu izina ryawe Yesu. Amen. Amen. Niba wakiriye Yesu mu bugingo bwawe, niba umukinguriye umutima wawe maramaje, menya ngo Yesu yaje muri wowe. Shaka abantu b'Imana, shaka itorero rikijijwe rigendera ku ijambo ry'Imana, ryuzuye umwuka wera, ufatanye nabo urugendo kugira ngo uzagire Siyoni. Yesu aguhe umugisha. Karibu no mu kindi gihe. Uwiteka abane nawe. Amen.